Boneza dore kwanga foya sika. Nakurikiranye ikiganiro cya Yongwe asaba imbabazi umugore wa Pastor Tojeni Inzahuke ndetse n'umuryango we. Hanyuma icyo kiganiro ndimo gikurikirana nibajije iki kibazo ko yarazi neza abo yakomerekeje abaribo naho baba ko badatuye muri Amerika. Ambika filme mana ibyo mbona mu bahanuzi binera kwijijisha. Eske izi ni imbabazi z'ukuri cyangwa ni imbabazi z'uko abantu bamwokeje igitutu? Nyambika filme mana we ibyo mbona mu bakozi b'Imana bisaba kwijijisha. Noheli afite umutima woroshye nge ndabizi bino bintu rero ari marajyamo. Ni byiza ko Noheli ujye ufata umwanya bisengera. Ntabwo afite umutima woroshye ubwo arahubagurika. Umunsi bamwata urumva arimo arajya guhubagurikira yahubagurikiye kuri Yongwe yaramwirenge ara mikoro hano. Yewe nabwiye nigeze kubwira Ezekiel akiza muri ibi bintu naramubonye mbona arimo arashyugumbwa umujyana ku ruhande nabwiye wa mwana we wagenjeje gakeya washyizemo akariro gakeya na feri. Ese ujya guhanura ibyo wabonye cyangwa uhanura ibyo wabwiye? Aha ntabwo ndi guhanura nje kunenga cyangwa se kuvuga kubyiri kuvuga. Nyine ibyo byari nahanuye ngahanurira umuntu. Nyine ibyo bindi wagiye uhanura. Nkavuga ngo nibitaba jewe Noheli nzareka kurya umuceri cyangwa ibirayi. Baje bareka ninde ni hene nabivuze. Yege Juste we yasabye imbabazi. Ahubwo uriya ngo ni Gerard we nimba adasaba imbabazi mumbwire we tuzamwataka ariko nasaba imbabazi tuzamubabarira natwe. Imve gihari. Buriya muzamusabije imbabazi ku ngufu se. Gerard ntago ari Gerard imbabazi ariko Gerard Pastor Gerard ngwino usaba imbabazi jya vafa kandi jya vavuba usaba imbabazi ubwira abantu ko wibeshya ari ahantu wari utarnye nimba warashakaga ibirayi nabyo bibwira abantu. Binyicariye ntabyo nimba ari ibyo ureba wavangiwe. Nta binyicariye kuko iyi ni ingofero mfite isi irayiricarigira wicariye intebe ingofero nayo irakwicariye. Iyi ngofero igira kicarizo se ubwo mbishyize mu mvugo nziza utatuma mvuga amangambure. Yemaze mu itangazamakuru imyaka 15. Wowe uza ntago ari njye gushakiraga amateri wowe abisize hanze byose. Wowe uza batanakuze we ntago ari nirwaga mujyana ipantaro za ntuza. Oya waburetse oya vugisha ukuri ntago we nakwamamaje mu nsengero batakuzi. Urakoze ahantu hambere nagusanze wijyanye nkatungurwa se hari akarembure uyoboye igitano nkavuga se Jean Paul none yarahigejeje ahandi hose sinjye wakunda kukujyana. Karise Karasira ninjye wamwinjije muri iki kibuga. Karise Karasira fata indirimbo y'urukundo niwe twaririmbanye ariko mbere yuko turimbana ni nanjye wishyuye studio ya mbere. Uri murabyumva bano bari shari bagendaga barimba muri ADPR sinjye wabazanaga kujya bamenyekane. Fata uyu bose babireba igihe yarasubiye inyuma mu rusengerejo bundi batakimutumira sinjye wongenda mugarura televiziyo ya muhamagare ni Theo bose babirasinjye wanamugira inama ndamubwira ni utanga nimero abantu ni yatanze nimero shondi ni bamuhaye amafaranga akagura imodoka nambwiye ni woza abanyamakuru bazajya birirwa bagushuka birirwa bakubyaza views wowe utanatanga nimero njya gukora ikiganiro mu buryo bwo gutwika ngiye ndavuga numvaga ari ibintu bisanzwe ngiye kureba ikiganiro bakigishyiraho message 500 zose zizazinuka ngo wambwa we y'umurizo mubi ngo wangegera ureba nk'urukwavu ngo we ngureba ngo nk'umutubu ngo wangegera ngo ngiye ngo nkufashe ngo navunira mu ivi urumva ngira ngo ni ibintu byoroshye. Bishop Gafaranga arampamagara arambwira ati wa mwana wa muhungu we ndabizi ndagufana n'indirimbo zazihora mu modoka iwanjye ngwino ngiye kugusabira imbabazi kuko biriya bintu nabonye ko ari ugutwikana manibu yabimbwiye. Ngiye waramfata ukuboko njya kumusaba imbabazi kuva ubwo naravuze nti Rwanda byo gutwika bigende bihenebere byo gahenera kugahinga urumva niyo mpamvu rero izi YouTube mwirirwaho bakozi b'Imana mujye mwitondera ibintu mugiye kuvuga kuko ushobora kuvuga ibintu uziko uri murabwira twe cyangwa uri murabwira Gerard na Juste mwese murimo ngo ngiye ngo ndakunzwe ngo ejo bundi bamututse nibwo yambwiye ati ibintu wambwiye byose narabibonye ati ubu nagivinze up nsigaye ngenda gake umva basi puzzle kuva ku byamana ivuga urebye abantu banutse nanjye nkuko Patika bivuga baranutse abakecuru ati wangegere wagicucu wagipfa yongwe mayibobo subira muri do bandi gapfe bavuga ibitutsi byinshi nta muntu nzongera kuza kuvuga ubu ngubu guhera uyu munsi ibi bya prescride birarangiye n'ibya Juste birarangiye
yewe umuntu wese navuzeho ntago nzongera kugaruka kuvuga uretse ariko uri muransenya Kambabwira se ni mu uri muransenya wowe n'abagerageje kunsenya ko basubiye inyuma nuko mbareka mbabwire kubeshya ngo Imana yavuze itavuze ndugu yangu ngo uri murashaka ibirayi Imana haraho muzahurira mu ikorosi izabikubaza neza rero icyo nakubwira nshuti yanjye Imana ntago ari BS Beyari ntago ari umupira w'amaguru bakina football Imana si basket Imana ni Imana isumba byose mwubaha Imana kandi muyikorere muyitinya muhinda umushyitsi ibyo mwe byo gutubura shaho nshuti zanjye uzimamba yasabye zirambabazi se tubaza twe ko tutari yongwe impamvu yazisabye oya ariko nuko bigaragara nta mugabo upfa dasebye niyo mpamvu ubona bano bose bari guseba nta mugabo upfa dasebye uzingiye bubura nimvuga uzimpamvu abantu birirwa banyataka bamvuga nabi sha nta muntu uzongera kuvuga nabi Gerard Mbabarire ariko uzajya wishyira hanze nanjye nzanza mushyifata hijambo kuko yapfuye nawe utayiryaho gusa namana ivuga twasabanye imbabazi ku byamana ivuga uzubantu banutse ariko Imana ivuga nibiki oya reka nsubiza manze musobanurire uko icyo bita biravuga buretse mubanze musobanurire buretse winjyana kuri nanjye senga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera. Reka tubasuhuze cyane inshuti bavandimwe tubifuriza amahoro y'Imana tubifurize kugubwa neza cyane mugire umugisha mugire impagarike n'ubugingo hari umuntu uherutse kubwira ngo gira impagarike n'ubugingo arambwira ati ngira ngo uri umusaza wa kera iryo jambo ndiheruka mu bakecuru ba kera nibyo koko ndo wa kera hasi aho ngaho mu myaka myinshi hanyuma ni Jean Paul Kimanuka nyine umusaza ukunda kuririmba kwa kundi nyine muzi Imana data wa twese nibishimire ntabwo turi butindi murimo murabona abagabo beza turi kumwe hano ni abagabo beza kuko bahumeka umwuka w'Imana n'amagambo y'Imana twabifuje turabatumira kugira ngo tugire icyo tuganira reka mbanze mbasabe babasuhuze muraho neza abagabo bene data turaho turashima Imana turakomeye n'umuzungu nadusuhuze abana bahera hahera c'est vrai ça buretse wumve abana bahera hahera abana bahera hahera Kimanuka rabi oya nta bindi warenza aho ngaho reka mbasengere ndabizi ko nta bindi wakongera reka tubanze dusenge hanyuma niturangiza tuganire urakoze nyanga mugabe witwa ishobora byose uhereye kera kose uri Imana yitangiriro ndetse ukaba n'iherezo uruwo mwitangira kandi ukareba no mwiherezo ukamenya bizaba wahabwa icyubaro kuko ibyo ngibyo nta wundi wabikora usibye wowe Uwiteka nakiriye bene data abo waremye urabahamagara urabatoranya munsi wabatoranya gasinari impari munsi wabahamagara gasinari impari nta nundi wari uhari byo mwavuganye Uwiteka nibyo mwasezeranye nibyo bibicaje ahangaha nari nkwinginze ngunyemerere be kuvuga bibwirije ahubwo bavuge babwirijwe nawe kuko uri Imana witwa Uwiteka urakarama mu izina rya Kristo Yesu Nazareti amen hanyuma abagabo bene data reka nakire Patrick yongere asuhuza abantu avugana amazina ye ayivugira ba urakoze cyane nujye uvuga Patrick ariko ujye wibuka ku izina bazi ari Karabo k'Imana Karabo k'Imana Mr Nyange Mr Confidence Mr Romantique Karahabutaka papa w'abastari ukaba cyakoze pati ndagukunda nta kindi nkubwiye hanyuma reka nakire na mwene data yibutse abantu amazina ye mujye muvuga n'ibitangazamakuru mukoraho cyangwa niba mufite amacano nabyo rwose mujye mubivuga nta kibazo murakoze cyane nitwa Byukura bagirane Noheli ndi umukristo ndi umusore mba mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mfite indirimbo ndi umuhanzi ziboneka kuri Tegereza TV Imana ibamugisha murakoze cyane ko tugirira icyizere mukaduhamagara ngo tuze kuganire ku byungura imitima y'abantu muri uru rugendo kuri iki kinyamakuru cyanyu Imana ibamugisha mwa njya mbona uvuga kuri n'umuhanuzi ku macano menshi atandukanye uvuga uti jewe ndahanura bigahita bisohora kutabivuze noneho ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi kubera ko biravuga ngo utazanyemerera imbere y'imbaga y'abana b'abana nanjye sinzamwemerera imbere ya data sinzamwemererayo Imana ibamugisha murakoze bavandimwe rero ngize ngo mbifuza nagize ngo mu kiganiro cy'umwanya muto tuzagirana muzamfashe kuri ibi bintu uko ari bibiri
hari bamwe mu bantu dukomeje kubona ariko jyewe mbyitegereje mbona ari ugutukisha izina ry'Imana. Ni ukuri pe, jyewe rwose uko niko kuri ndi umunyamakuru ariko nanjye nkorwaho nkagira amarangamutima, nitegereje ndabona harimo ibintu byo gutukisha izina ry'Imana. Ntabwo ndi bujye kure y'inkuru y'umusore witwa Preskid uherutse kurongora mu minsi ishize akabana n'uwitwa Miss Ndera, niba ari Josiane niba ari ndetse ndimo ndibuka, hanyuma ariko apfa kuba ari Preskid. Miss Elisa. Ya, urakoze cyane kunyibutsa. Uyu mugabo hadutse abantu harimo nk'uwitwa ngo ni Pasiteri harya Ndera, Pastor Gerard, ndetse n'uwitwa ngo ni Pasiteri ngo Juste, baduka bavuga ngo duhanuye mu izina ry'Uwiteka ko uyu muntu atazigera abana na Miss. Harimo uwo numvise ngo ni Juste, ngira ngo nanabishyiraho hano ku ntuze. Urumva? Urambwiye? Reka nsubizemo wumve. Ushaka azashaka ko nanashaka ntazashaka Miss. Aragira ati uwitwa Preskid azashaka ariko nanashaka ntazashaka Miss. Hanyuma uriya we yaravuze ati jewe mbivuze mu bumana ntibazigera babana. None uyu munsi tuvugana barabanye kandi rwose banakoze ubukwe ku mugaragaro. Ndumva ubivuze nabi. Witwa Juste yaravuze ngo Preskid gushaka azashaka ariko ntabwo azashaka Miss. Icyo ni kimwe. Yongera ijambo umunyamakuru amubazaga ngira ngo yitwa Vitali, ni umunyamakuru mugenzi wanyu w'umwuga, aramubaza ngo ubivuze nk'umuhanuzi cyangwa se ubivuze nk'umuntu mu marangamutima yawe. Aravuga turaho utazi ko ndi umuhanuzi. Ati nge ndi umuhanuzi isi yose irabizi. Mu yandi magambo nabo bagiye kuva kuri uyu mirwanyire cyangwa se Imana bashutse. Ngira ngo Gerard yavuze ngo yaravuze ngo ntabwo azashaka mbivuze mu bumana, naramuka ashakanye nawe nzashyira ihembe ry'amavuta hasi kubwiriza nzabireka. Ibintu byose birumvikana wabikurikiranye kabisa. Hanyuma ibyo bintu nkawe uvuga ko nawe uri umuhanuzi w'Uwiteka, ibyo bintu ko muna mukomeje kusebya izina ry'Imana. Ikibabaje ubwenge bw'Imana bubimbujwe no kutagira ubwenge. Ubwoko bw'Imana. Sorry gato, ubwoko bw'Imana burimbuwe no kutagira ubwenge. Kubera iki? Imana yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Abantu bataye umuhamagaro baratambikira bimika icyo bita indi imbere, banga kwimika Kristo, banga kwimika ijambo ry'Imana, ahubwo bimika amarangamutima. Abantu basigaye bihuta mbere yego yuko bumva ijwi ry'Imana. Bundi ngira ngo mu Kristo mbere yarabanzaga kumva ijwi ry'Imana rikaza bwa mbere, bwa kabiri rikagaruka, bwa gatatu rikamuha uburenganzira bwo kujya kuvuga. None ubu umuntu asigaye yikanga agahita hanura, yakikanga ipusi ati mu izina rya Yesu mbonye umudayimoni. Mbese bari kwirukanka batazi nibibirukansi byari byo. Mu yandi magambo shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo ijambo riravuga ngo muri Yesaya ibice 7 umurongo wa 7 hari ijambo rivanga ari Uwiteka Imana aravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora, uzabari bo nibariye. Patrick, wowe urabyumva urahamanya na Noel ko ibyo bintu ari urakoze cyane. Ku giti cyanjye rero cyangwa se mu myumvire yanjye hari uko nanjye ndimo ndabyumva. Biriya bintu bari abakozi b'Imana bakoze ntabwo ari abakozi b'Imana, icyo kintu gikosora ntago ari byiza. Wagerageza ari kugakosora kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo bari abakozi b'Imana cyangwa nabiyita cyangwa ni mu byukuri rero ibyo bakoze nubwo bitari byiza, ariko ndagira ngo tujye muri Bibiliya. Yego. Ntabwo nshaka wenda kuza kujya gusoma Bibiliya, ariko ndagira ngo mbibutse. Hari umukozi w'Imana witwaga Samweli. Yego. Samweli Imana yamutumye kwa Yesaya ngajye kwimika umwe mu bahungu be ab'umwami wa Isirayeli. Samweli rero yagiye arebera mu mubiri, agenda areba umuhungu urangije amashuri, umuhungu ufite igihagararo kisobanutse, umuhungu ufite igikundiro. Yego, agezeyo arababwira ati munzanire umuhungu gutya na gutya gutya na gutya. Bamuzanye bamanuye amavuta mu ihembe yanga kumanuka. Imana
uwo ngo ntiyamwishimiye. ariko aka kantu wagakosoye Patrick je buri hari ibintu ntajya numvikanaho n'abantu babavuga butumwa kutaruhari muhera he muvuga yuko bacuritse amavuta akanga kumanuka kuko bibiri twereka ngo nuko yenda ihembe ry'amavuta agiye kuyamusukaho Uwiteka aramubwira ngo sigaho ntabwo ari uwo nguwo ariko ntabwo nta mukino utwereka bacuritse ihembe mu by'ukuri amavuta yanga kumanuka ahubwo biravuga ngo yenze ihembe Uwiteka aramubwira ngo kubera abavuga butumwa namwe hari igihe muvuga Bibiliya ariko mugashyiramo n'ibintu bitari byo mukafafarika mukaremana wenda ngira ngo usubize oya Patrick nabanza mbwira aka kana gakosora kanga usubize ukumva oya murekeza nsebereze hano Jean Paul uriya wenda nimba hari umuntu myarabimbira oya Patrick se we yabinaniwe niyisubirize none se nabinaniwe nyine murumva mutarimo kumfatirana kosora icyo kintu none se reka nkubaze iyo umuntu bagiye kumwimikisha amavuta ntago basuka ariko yari ataramusuka erega hari ibintu avuga ngo yarenze yararifashe Uwiteka ahita amubwira ngo sigaho ugiye kwibeshya ariko ntabwo yacuritse ngo byange ntabwo yacuritse none se yacurika byari none si ihembe yarifashe rizamu yarireba hejuru cyangwa yarifashe ritambitse byari kumeneka warabirebaga se yari kumeneka oya byari kumeneka oya yacurika yari kuricurika byari kumeneka yari kumujyaho ariko reka mbabaze ubundi ikintu twari turiho tuvuga ko numva mwagira ntabwo twagihinduye nagiraga ngo ukosore kuko abavuga butumwa mutubura itari ikeneye ntimuze kunkoma mu kabongosho ngewe rero reka mbaze nkubwire ikibazo gihari umva mbanze mbabwire Samweli Bibiliya iravuga ngo yafashe ihembe yenda ihembe ubundi kwenda mu kirundi nukurongorana wenda ibyo buri bintu nibyabyo kwenda mu kirundi nugutera kabariro ibyo ntago ari byo dushaka gutinda yafashe ihembe mu muco wa Kinyarwanda hano gufata tuvuga kwenda abarundi muze kubisobanukirwa neza bagabo afashe ihembe ngo amavuta ngo Uwiteka aramubwira ngo nako ngo ntago ari uwo nguwo ese gushidikanya ngo Uwiteka aramubwira ngo nako vuga ngo Uwiteka aramubuza aramubwira ngo sigaho afata undi muhungu nawe biranga afata undi biranga hashize umwanya Samweli arababaza atari ko nta wundi mufite hano k'abahungu bari hano bose Uwiteka atari bo ashaka ntabwo yavuze kabanze muri Bibiliya birimo se birimo handitsemo ngo kiwowe rero ku Uwiteka nyine atabemeye yabagaye nese kugaya no kwemera bihuriye bidahurase none se bari abahungu inde wari babwiye barasambana gase banywaga konyage banywaga umusaturamano banywaga imbutabuta hari umuntu wigeze babwira bari abahungu bari abahungu hari icyo bakoraga nta mutima Imana yari ikeneye yari yababonye ntago ariko bimeze nimugagoreka ijambo ry'Imana nukuvuga ngo Dawidi mu igeno ry'Imana no mu migambi y'Imana byari Imana yari yaragennye yuko azaba umwami rero hari abantu afite umutima Uwiteka yishimira reka da nurese ubu tuvuge mu gihugu cya Israel ni Dawidi warukijwe wenyine ahubwo buri muntu ajya kuvuka none Imana yavuze ngo ntago ngenda hagaze ntago ndimo ndagenda ndahagaze ndicaye mbonye ahubwo n'ingofero baza kuyikuramo kuko dushaka kubwiza abantu kuri bagasobanukirwa murimo kuntesha umutwe urumva karabo papa w'abapapa urumva mukaburu gushura ahubwo wari wabasaho muri Israel ninde muntu wundi Uwiteka yigeze avuga ko mbonye umuntu umeze ku mutima wanjye ushaka mwerekana muri Benesa ndetse no mu Bisirayeli bo yewe na Samusoni wari ufite imbaraga nawe ntabwo Imana yigeze ivuga iri jambo kuri we kabiri Dawidi agereranywa n'umugabo witwa Yobu Imana niwe yavuze tutajya kure turacyari kuri Prince Kid ndetse na Miseri bantu b'Imana mukurikiye iyi televiziyo nibo barimo baranyobesha bameze nk'abagwa muntu twari imodoka akagenda akayigongesha igikuta twe turi kuri Prince Kid nende mo ndababwira iki ngiki rero Samweli baramubwiye bati hari akandi gahunga ariko gakunda kuragira intama dukunda kukohereza kuragira intama baragapfobye barakazana ko gahungu ngo kari agasore kumugenda bakazanye bacuncumiye amavuta aramanuka Uwiteka nyine yaramwishimiye cyangwa se yemeye ko ari uwo nguwo
kuko bo barebe umutima Imana yari ikeneye yari iwubonye yari ubonye Vuga ngo nibyo. ahubwo vuga ngo nibyo today aujourd'hui we now Dawidi uyu munsi yaje bigiye kumenyekana yaje bari baratsimbaranye Dawidi yaje sibyo turimo kugendana Dawidi yaje ahuza n'umugambi w'Imana Imana yari yaramugambiriyeho ko azaba umwami wakomeje gukwepa icyo Bibiliya ivuga ariko reka tugendera aho ngaho urimo urabihuza ute n'ibi bintu by'uyu Pastor Gerard na Justin ndi kuri Justin na Pastor Gerard nibo nshaka kugira ngo ndefande ariko simba defanda mu mafuti bagiye kuba defanda bagomba defanda mu mafuti yego urimo uravuga ko bagiye mu mubiri rero ikibazo ndimo ndagana n'abantu bafite IQ iri hasi nicyo kibazo mfite uneshe umutwe urumva ukuntu bimeze uyu nguyu rero Gerard na Justin ibyo bakoze na Samuel byamubayeho baribeshye nawe yigeze kwibeshya Samuel yigeze kwibeshya si we wenyine hari n'abandi bataribeshye hari n'abandi bige none se Dawidi kandi abantu bango baribeshye Samuel ntiyari afite ubwenge bakurusha dogitora abantu bango baribeshye bakurusha kujya muri Israel bakurusha oya Gerard ntarajya muri Israel na Justin ntarajya muri Israel Justin ntararenga Nyabugogo iyo agiye kuraza hano Kagugu kukibasigamo nuko kibatamo none se ikibazo gihari uwavuga ashaka guhugura cyangwa se ashaka kuvuga ko yibeshye amurusha ubwenge budasanzwe amurusha kuba yarambutse imipaka irenze umwe ibiri reka ngire ikintu nibwira abantu badukurikiye ni abantu bakuru bataza kugira ngo turi muri joke icyo mbabwira nuko biriya bintu ba Justin bakoze si byiza kuko na Justin yasabye imbabazi mukanya abantu babonye mfite telefone ndi murekera ku gutwi nashakishaga hana amajwi ya Justin namufashe ejo ndi mu kiganiro yasabye imbabazi urumva biriya ni ibintu bibaho kandi biriya ntago bikora ko umuntu aba ari umukozi w'Imana kosora ko kantu Pastor Claude Rwanyereye kosora ko kantu Bibiliya ivuga ite mu bice 23 mu bice 23 bya Yeremiya haravuga ngo barihuse barahanura ariko nukuri sije Uwiteka wabahaye icyo kuvuga bagiye kubeshesha abantu iby'inzozi barota ibyo bice 23 uza sije wabatumye Bibiliya ni kwivuga Uwiteka yabaciriye bivuze ngo ntabwo ari Imana batumye Uwiteka yabaciriye Uwiteka umva rigiye kubwiriza rero ibintu birahindutse amazi ahinduye ibintu birahindutse Uwiteka ngo bamuzaniye umugore wari wafashwa sambana ngo mu gihe cy'intuza cya kiki ahubwo niwo ugiye va muri telefone wowe uri muri dukoresha ibiganiro we ntukajye muri telefone turimo turakora ibiganiro dore wowe uraza kuvangirwa nari ngiye kureba ya mirongo ivuga ngo sije wabatumye wa mukobwa ufite telefone kuri stati yakunda gushyiraho ibintu by'amapornography uramufite utaza kugwa kuri iyo nimero ye icyo nshaka kukubwira vamo icyo nkubwira hari ukuntu ku isabato ngo bigeze gufata umugore asambana bamufasha asambana ngo bamuzanira Yesu ngo Yesu arangije arabwira ati muri mwe utarakoze icyaha nabari umutera ibuye ese mwebwe muri cyacya wowe yego ntabwo wigeze wibeshya Jewe ntabwo nigeze nibeshye ngo bice ceceka rero uri kwitangaza makuru tutazakota wowe so ufite televiziyo ntabwo wigeze wibeshya ceceka rero ejo nejo mundi ashobora ko ari wowe ariko wanyemerera nkagusomera buretse gatoya nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya uko bahanuriraga mu izina rya Bali bakayobya ubwoko bwanjye Israel no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nabonyeho ibibi bishishana barasambana bagendera mu binyoma kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira umunyabyaha uwihana uva mu byaha bye bose bambereye nk'isodomu n'abahatuye nk'igomora nicyo gituma Uwiteka nyiringa bavuga iby'abahanuza ati dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa pusinto mbanywesha amazi akarishye kuko abahanuzi b'i Yerusalemu aribo baturutsweho kutubaha Imana bigakwira igihugu aba bantu muri iki gihe bari kwiyita abahanuzi nibo Bibiliya iravuze ngo nibo baturutsweho no kutubaha Imana imaze gusuzugurwa uyu munsi witwa ngo Yongwe arahagurutse agiye gusebya abantu agiye gusebya umuntu wapfuye wabyumvishe aragiye ashakishije n'abantu bo kuza kubeshya ngo bateye inda ejo arahubutse yumvise bamuhagurukiye ngo ndasaba imbabazi ngisi yose ngo imbabarire Justin buri munsi aba yasabye imbabazi umuntu hora yibeshya nta poti ruhubuka kosora ko kantu nta poti ruhubuka
nyine nta potiri nta nubwo ahubuka ahubwo arahubanuka ayiwe muzajye mure none se si umuntu yongwe we yongwe hanyuma jawe ibyo arakumerera nabi umva kuri se the vibe uretse zigata arakuvibe arakuvuyanga arakubinira umva se jewe hari ibintu uyu munyamakuru kimanuka wadutumiye avuze numvishije mu migani 29 ku murongo wa mbere havuze ngo iki haravuga ngo ucyahwa kenshi agashinga ijosi yego azavunagurika niko havuga wetse azavunagurika nta kizamukiza mu yandi magambo shatse kuvuga iki shatse kuvuga ngo niba wibeshye rimwe bakaguhana bwa kabiri kwibeshye bakaguhana bwa gatatu kwibeshye n'Imana izakuruka kuko n'abantu barakurambiye yongo se mwigeze mubona ajya mu bapfumu ntabwo turi kuvuga yongo mu bukwe kwitabira ubukwe bw'ubapfumu oya tuvuge kuri Gerard ibya yongwe tubyihorere karagaciye Gerard se mwigeze mubona ajya kwitabira ubukwe bw'umupfumu kandi mukanya none numva kuvuga ngo Gerard uramuzi neza ngo wowe ubwo uramusobanukiwe nawe nzi ariko rero uyu muntu nawe Gerard ndamuza ahubwo Gerard Mbabazi se Gerard ni umukozi w'Imana se nako no umupastor Mbabazi se burya Gerard Mbabazi ni umunyamakuru ni umukozi w'Imana n'umunyamakuru akora kuri RBA ariko Patrick reka tuvuge ukuri abantu batazajya bagira ngo twanasaze ni gute ejo bundi umuntu witwa Claude yaradutse muzi gitangaje muzi gitangaje ejo bundi umvase ejo bundi nabonye umuntu mamagaye ayiwe murage inde nyine muzi umuntu mamagaye muhame hamwe ni Yesu suhamagaye reka nkubwire buretse gato nkubwire Patrick ejo bundi ntuze uwitwa Claude niyo nzi ajya gufata amabuye ajugunya ikanyarira ntiwamubonye asubira inyuma ngo yahanuye ntiwamubonye ejo bundi uyu nguyu Prince Kid yasezeranye yagiye nanone ku bitangazamakuru aravuga ngo ubuhanuzi yahanuye bugize gute burasohoye icyo kintu urimo uracyumva kibonye ku Ikaze TV show Rwanda none uyu mwanya tuvugana umuntu aritanganitse ibi ngibi impamvu twabatumiye ngo dukorane iki kiganiro nuko izina ry'Imana hano Bibiliya iravuze ku murongo wa 15 bice 23 ngo abo bahanuzi nibo batumye igihugu cyose gikwirwamo no gutuka Uwiteka. Patrick turi hano twitwa ko turi abakozi b'Imana, ibi ntituri kubivuga kubwo gutocinga cyangwa se kugira ngo tu focusing cyane kwa bari turimo turaramira ibisigaye bitarapfa kubera ikizina ry'Imana twakemera ko ryatuza mutabanga uza ngo yagiye kuramira isanduku y'Imana yigize umutagatifu isanduku y'Imana ngo yari ihetswe n'inka inkira mukandagira mukumbanya. Rero reka mbabwire buri muntu wese arindi zamurye ibyo bintu mwihaye byo kuza kwirwa mwigira batagatifu niko igikapu cyawe nta bukingirizo burimo niba mugeze no ku rwego rwo kugendana ubukingirizo muri abavuga butumwa icyo ndimo ndababwira bihuriye hehe n'ijambo turi kumva icyo ndimo ndababwira Yesu ngo yigeze kubwira abantu ati ngo rero gutokora agatotsi kari muri shoro rya mugenzi wawe banza urebe umugogo uri muri ryawe wowe urinde irebeho genda byukura bagirane Noheli wahagurukijwe n'Imana agati kateye ipasi majambere Jokeri nje Imana yarampamagaye irambya ngo ngwino utsikamire ibyahagurukiye ubwoko bwanjye urimo urabitsikamira muri Jokeri ntagira abagenzi Imana ibikore si cyakiri kiba ku makarita Jokeri reka babwire ibi bintu mbonera ku Jokeri mu makarita turwita rwa mpengwe kugeza hino nyambika fime Mana ibyo mbona mu bahanuzi binera kwijijisha nyambika fime Mana we ibyo mbona mu bakozi b'Imana bisaba kwijijisha. Impamvu ndirimba indirimbo niyi umuntu wese ari kwihuta gutanga Imana kuvuga itaravuga ariko nawe uri muri abo nubwo nagutumiye mu kiganiro uretse gatoya ariko nawe uri mu bihuta kuvuga Imana itavuga gera hino mbwira ikintu ni kuri YouTube nkaza kuva uretse abantu babonye biranasize hanze nasabye imbabazi kuko nasize abantu b'Imana nkabashyira hanze nkacukumbura ibyabo nari umucukumbuzi bambabariye n'Imana imbabarire ariko ibizajya mwikorera mukishyira ku karubanda tukabibona ariko mwatwiha bizajya bivugwa. Reka mbagira inama ese ujya guhanura ibyo wabonye cyangwa uhanura ibyo wabwiye? Aha ntabwo ndi guhanura
nje kunenga cyangwa se kuvuga ku byiri kuvuga nyine ibyo nibyari nahanuye ngahanurira umuntu nyine ibyo bindi wagiye uhanura nibitaba nkavuga ngo nibitaba njyewe Noheli nzareka kurya umuceri cyangwa ibirayi baje bareka ninde nihene nabivuze nihehe nihe nabivuze harahari akamekero niba harahari bagakate aka kamekero nkuko baposte tu video ndi kubona sasa ahubwo abakoze b'Imana bagarukeho icyo ndimo ndavuga ndagira ngo mbahugure muri ubu buryo tuganire tunahugura maze na Mana ivuga twasabanye imbabazi byararangiye abantu barabizi ko twasabanye imbabazi ndagira ngo mbahugure ariko hugura abantu bari hariya buretse muri ko ndiko ari gutunga kimanuka intoki ngo hugura abantu bari hari reka kandi karaba kwima reka mbahugure gatoya mwese ko mwicaye hano nawe urimo n'uyu n'abari kuri kamera bamwe na bamwe tubasha kujyana itunga urutoki nanjye ubwanjye nibwira kuko mbivuga ari uko namaje kwibwira kandi ni munkasa mukansha mu ijambo Uwiteka mpaye ijambo ndahaguruka ngende ujya hehe se murabyemera ko Uwiteka mpaye ijambo kwicara urabujya hehe ibinyicariye ni mugabo uhagurutse mu banda bari bayikigwa binyicariye ntabyo nimba ari ibyo ureba wavangiwe nta binyicariye kuko iyi ni ingofero mfite isi irayiricarigira wicariye intebe ingofero nayo irakwicariye iyi ngofero igira kicarizo se ubwo mbishyize mu mvugo nziza utatuma mvuga amangambure umva icyo nshaka kuvuga rero ako kantu wikavuga hano bavuga kicarizo icyo ngira ngo mbwira abantu rero izi mbuga nkoranyambaga muzitondere sibyo hano reka ngire mbahugure dore nahuguye Juste mbere yuko ibi bintu bimubaho ibaze nejo undi twakoranye ikiganiro arambwira ati warampuguye sinumva ariko ubu none ndumvise ari uwitwa Mama Sharirene nigeze kuza hano ndabimubwira ndamubwira nti rero ibi bintu urimo urakora ni byiza 70% ni byiza ariko shyiramo kandagira ku muriro ho gake gabanya kariro gace na feri izi mbuga nta bene wanyubaho niyo yababaho izi mbuga nta fanatisme zigira wa mugani wa ntuza uriya speaker bera wavuyeho izi mbuga nkoranyambaga muzitondere uyu munsi uzagusesengura umuntu ejo nawe bakaza bagusesengura kandi kugira ngo umenye ingaruka z'ibi bintu imbaraga zifite wowe uzaho wishimye ugapfa kuvuga ibyo ubonye iyo byahindutse nibwo uwitumera nk'umuntu uguye ahantu habi cyane mu ntuza umera nk'umuntu uguye mu mazi menshi mu kiyaga ukarindira umuntu kurohora uzi umuntu kurohora hari n'igihe usanga ari wa wundi wavugaga nabi reka mbaho urugero nigeze gushaka gukora bino bintu mwe mukora mbifata nkaho ari ugutwika sometimes bamwe na bamwe nigeze kuvuga kuri Bishop Gafaranga ariko mu gihe cyo kumuvuga nabanje guhamagara Manibu namugani rero hari inkuru nabonye trendinga nabonye Gafaranga arira ndashaka kumuvugaho ariko mbikora njya gukora ikiganiro mu buryo bwo gutwika ngiye ndavuga numvaga ari ibintu bisanzwe ngiye kureba ikiganiro bakigishyiraho message 500 zose zizazinuka ngo wambwa we y'umurizo mubi ngo wangegera ureba nk'urukwavu ngo we ngureba ngo nk'umutubu ngo wangegere ngo ngiye ngo nkufashe ngo navunira mu ivi urumva ngira ngo ni ibintu byoroshye Bishop Gafaranga arampamagara arambwira ati wa mwana wa muhungu we ndabizi ndagufana n'indirimbo zazihora mu modoka iwanjye ngwino ngiye kugusabira imbabazi kuko biriya bintu nabonye ko ari ugutwikana Manibu yabimbwiye ngiye waramfata ukuboko njya kumusaba imbabazi kuva ubwo naravuze nti Rwanda byo gutwika bigende bihenebere byo gahenera kugahinga urumva niyo mpamvu rero izi YouTube mwirirwaho bakozi b'Imana mujye mwitondera ibintu mugiye kuvuga kuko ushobora kuvuga ibintu uziko urimo urabwira twe cyangwa urimo urabwira Gerard na Juste mwese murimo kuko mwese nabatanze ibi bintu urumva buretse gato ibi bintu narabibatanze wenda umuntu nshidikanya uko wenda ashobora kuba yarantanze ariko nawe sinzi Pastor Yongwe Apotre simbizi ariko aba bose ba Juste ya Korode sabe mutanzemo Korode uyu nguyu ntuza uyu nguyu wa hano ibya Prince Kid Korode ni umwana mu itangazamakuru kuri uyu nguyu wasebeye ku bya Prince Kid kuko guhanura ni ibintu ndakubwira bano ba Pastor Korode mu itangazamakuru ngende mukuru ndi papa wabo ngiye maze mu itangazamakuru imyaka 15 wowe uza ntago ari we gushakiraga amateri wowe abisize hanze byose wowe uza batanakuze we ntago ari nirwaga mujyana ipantaro za ntuza oya waburetse oya vugisha kuri ntago we nakwamamaje mu nsengero batakuzi urakoze ahantu hambere nagusanze wijyanye nkatungurwa se hari akarembure
uyoboye igitaramo avuga se Jean Paul none yarahigejeje ahandi hose sinjye akunda kukujyana oya ntago ndimo gutwika fata mikoro vuga bibwira abantu ugenda kujyana warakoze utabona wenda unduta cyangwa niki narakujyanye wowe fata uyu nguyu bano bakarise karasira ninjye wamwinjije muri iki kibuga Karalise Karasira fata indirimbo y'urukundo niwe twaririmbanye ariko mbere yuko turimbana ni nanjye wishyuye studio ya mbere urimo urabyumva nkubwire Bruce Melo dahinguka muri studio bwa mbere ntago namuzanye ariko twahuye yagiye kurekodinga indirimbo ya mbere icyo gihe ninjye wamutanze mu kurekodinga urabyumva genda umusaza bano barishari bagendaga barimba muri ADPR sinjye wabazanaga kujya bamenyekane fata uyu bose babire bigiye yarasubiye inyuma mu rusengero ejo bundi batakimutumira sinjye wongenda mugarura televiziyo ya muhamagare ni Theo bose babira sinjye wanamugira inama ndamubwira ni utanga nimero abantu niyatanze nimero ejo ndi nibamuhaye amafaranga akagura imodoka namubwira ni woza abanyamakuru bazajya birirwa bagushuka birirwa bakubyaza views wowe utanatanga nimero mujye muza ahubwo mbaha inama mwebwe murabana muri ibi bintu dore ukuntu ibintu tuba twarakoze kera ndugu yangu fata safari zake sajye kuza hano umubazi yari bari baramutereranye sinjye wongenda mugarura rero inama mbagira mwebwe uzamusubiza no muri ADPR inde safari zake arimo arashaka kuza ibinigi byose yabikuye yarajugunya na tatuwaje suzaziharamburuza afata urwembe ruruhu rukate kugira ngo biveho ako noheri arimo arashaka ari ya sekaruko yari yariganye riri wayini ye buriya no mu bahanzi nkunda noheri ndamukuru ahubwo ngewe ikibazo mfite kuri noheri noheri agira umutima woroshye yarapaca ntago paca arafata gato wisenya umuntu turi kumwe noheri azasenyeje urumva uretse gatoya urumva noheri afite umutima woroshye ngenda bizi bino bintu rero ari marajyamo ni byiza ko noheri ujye ufata umwanya bisengera ntabwo afite umutima woroshye ahubwo arahubagurika umunsi bamwata urumva arimo arajya guhubagurikira yahubagurikiye kuri Yongwe yaramwirenge mikoro hano yewe nigeze kubwira Ezekiel akiza muri ibi bintu naramubonye mbona arimo arashyugumbwa umujyana ku ruhande ndabwaye wa mwana we wagenjeje gakeya washyizemo akariro gakeya na feri ibi bintu ko hari igihe bazagutuka ukibaza nimba ari wowe ngo umva ngo ngiye ngo ndakunzwe ngwe ejo bundi bamututse nibwo yambwiye ati ibintu wambwiye byose narabibonye atubunaga ivinze up nsigaye ngenda gake umva basi puzzle kuva ku byamana ivuga urebye abantu banutse nanjye nkuko Patika bivuga baranutse abakecuru ati wangegere wagicucu wagipfayongwe mayibobo subira muri dobandi gapfe bavuga ibitutsi byinshi nta muntu nzongera kuza kuvuga ubu ngubu guhera umunsi ibi bya prescride birarangiye nibya jita birarangiye yewe umuntu wese navuzeho ntago nzongera kugaruka kuvuga umuntu ngiye kujya nivugira Yesu kubera icyo abantu nasanzwe bavuga n'ubundi ntacyo bakumarira muvuge Yesu haleluya ndatsi Imana iransindishirije haleluya abantu natuboneza dore kwanga ya foya sika ariko ntago ari indimi ndiga ntabadayimo dirukana abadayimoni kubuzima bya wisengera ni comedy tuza tuze mu kabongosho kandi twatwa akabongosho nago nagakora yewe we ndava mu kiganiro hanyuma bavandimwe reka mbashimire cyane kuko ndimo ndabona mwese musa naho mutari gufasha abantu cyane ku bintu bigendanye n'ibya Gerard n'ibya bafasha wenyine none ubwo none urabona turamavaza yaje kwicara ngaha ikintu cyane ngiye ngomba kuvuga abantu bitondera amajwi yose yo kuvuga ngo Imana iravuze bamenye koko ni Imana bamenye ni Imana ivuze ntabyo navuze ko bakoze ari byo ariko uri muransenya uri muransenya wowe n'abagerageje kunsenya ko basubiye inyuma je navuze ko ibyo bavuze atari byo ariko bamwe byabaho juste we yasabye imbabazi ahubwo uriya ngo ni Gerard we nimba adasaba imbabazi mumbwire we tuzamwataka ariko nasaba imbabazi tuzamubabarira natwe imve gihari buriya muzamusabisha imbabazi ku ngufu Gerard ntago ari Gerard imbabazi ariko Gerard Pastor Gerard ngwini usaba imbabazi gira vafa kandi gira vuba usaba imbabazi ubwira abantu ko wibeshya ari ahantu wari utaranye nimba warashakaga ibirayi nabyo bibwira abantu bagwa amafaranga ugenze gake ariko witegereje ubundi uriya mwuka bwite uva kuki eske koko nugushaka hiti cyangwa nugushaka ino umwuka yakoresheje n'umwuka humeka ibyo kutubwira ngo umwuka ngo turebe ngo umwuka se ntago wabona yavugishaga umwuka humeka ibyo tubaza nibiki uravuga se ngo navugaga ku myuka yera n'imyuka yirabura neza uyu mwuka mubi n'umwuka wera warabibonye byumva tukamenyekanira mu mvugo n'ibikorwa ariko ntago ari uyu nguyu tubona
ya Noel Igice nabwira abantu tugana wenda ku musozo umusozo rwose ni iki ngiki. Abantu nibajijuke bamenye gutandukanya ijwi ry'Imana, bamenye gutandukanya amarangamutima y'umuntu ku giti cye. ase bazabitandukanya Turaho bazabitandukanya. dufasha uko wabitandukanya Uko biravuga. Bibiliya avuga ngo muri icyo gihe bamwe bazaza bavuga ngo mwami mwami, abandi bazahanura ibijyanye n'amarari yabo. Yego icyakora abasenzi bakaba imbere y'Imana bakizera izina ry'Imana ntabwo bazayoba. Biravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa iyo kwera no gukiranuka. Umugenzi niyo yayoba iyo nzira, niyo yaba umuswa ndazayoba iyo nzira. Kubera iki uyu murimo batazayoba iyo nzira? Nuko afite mwuka wera ku buzima bwe, akaba afite ijambo ry'Imana muri we, akaba yarasomye agasogongera agasobanuka, ari ijambo rivuga ngo muzamenye ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. ariko Noel ugikomeza mu biganiro byinshi ukora, comment ziba ari zigutuka, nta comment ibikuvuga neza. Ubiterwa ni uzi impamvu? Nese nk'ubu ngubu ndamutse mvuze ku bya Gerard naba mbeshye. Ibi byose ukuri byigire hanze. Mvuze kuri ntuzo yo nguyo, kuri Justin naba mbeshye. Sinshaka kujya kubikomantaho, ikibarimo cyarabatamaje. Niba koko ari Imana barabibonye, abantu barabibonye ko ari Imana. Niba ari bo n'abantu babonye ko ari bo atari Imana. Hanyuma abakozi Imana inyigisho za nyuma naba muri kuza kubishya Imana ngo iravuze itavuze. Patrick hoye ngo bimeze bite? izaba kubita inkweto mu mutwe niba tisubiraho akaburungusha izakamenagura. nuko mbareka mbabwire kubeshya ngo Imana yavuze itavuze ndugu yangu ngo urimo urashaka ibirayi. Imana hari aho muzahurira mu ikorosi izabikubaza neza. Rero icyo nakubwira nshuti yanjye, Imana ntago ari BS Beyari, ntago ari umupira w'amaguru bakina football. Imana si basket. Imana ni Imana isumba byose. Mwubahe Imana kandi muyikorere muyitinya muhinda umushyitsi. Ibyo mwe byo gutubura shaho nshuti zanjye, ibwo butubuzi bwanyu Imana izabubahekenyesha. Umuntu ava mu cyaro akazanga Imana yanumye, nako Imana akaruhukira kuri YouTube. Niba Imana yaragutumye usanga Preskid ukamubwira ati Preskid, Imana irambwiye ngo uriya mugore si uwawe, ukabimubwira muri kumwe. Patrick ndetse na Noel nakurikiranye ikiganiro cya Yongwe asaba imbabazi umugore wa Pastor Tojeni Inzahuke ndetse n'umuryango we. Hanyuma icyo kiganiro ndimo gikurikirana nibajije iki kibazo, ko yarazi neza abo yakomerekeje abaribo naho baba ko badatuye muri Amerika. Hanyuma mugize icyo musangiza abantu kuri izi mbabazi, eske izi ni imbabazi z'ukuri cyangwa ni imbabazi z'uko abantu bamwokeje igitutu? Iyo ziza kuba imbabazi za nyazo ntabwo yari kugenda akajya gushaka umuryango wa Tojeni akanawusura. Yewe ntabwo ibyo njyanye mbirimo. Uzima mugiye kukigusubiza iki kibazo. Ijoro ribaruwariraye, niba se hari ibyamuhagurukiye bikaze bikamubwira ngo utegetswe gusiba kiriya kiganiro cyangwa se utegetse gukuraho no gusaba imbabazi, ni gute atari kubikora? Ngakaruta kandi karakamire. Ayiwe oya Yongwe ni inshuti yanjye ariko mutasasebya Yongwe ariko nduguzanga. Ntabwo ari umusebya, ahubwo nkubajije kwa ziriya mbabazi ko yarazaho Tojeni. Wajye kubibaza Yongwe. Uzi impamvu yazisabye? Yavuze ko atazongera no kuvuga vuba. Uzi impamvu yasabye ziriya mbabazi? Tubaza twe ko tutari Yongwe. Impamvu yazisabye? Oya ariko nuko bigaragara. Nta mugabo upfa dasebye. Niyo mpamvu ubona bano bose bari guseba, nta mugabo upfa dasebye. Uzi ngewe bura nimvuga, uzi impamvu abantu birirwa banyataka bamvuga nabi? Sha nta muntu uzongera kuvuga nabi Gerard mbabarire, ariko uzajya wishyira hanze nanjye nzajya mushyifata hijambo kuko yapfuye nawe utayiryaho. Gusa namana ivuga twasabanye imbabazi ku bya Mana ivuga uzi abantu bandutse. Ariko Mana ivuga nibiki? Oya reka nsubiza manze musobanurire uko icyo bita biravuga. Buretse mubanze musobanurire. Buretse winjyana kuri nanjye kandi nababwiye ntimunyeganyereze ubwonko. Nakubwiye ngo uwo umuntu yitwa witwa Mana ivuga ngo Mana ivuga Prophet Imana ivuga. None se ubwo ngubwo izina Mana ivuga ubwo iryo ni izina? Ni channel niko yitwa. Ahubwo umuntu yitwa ubwo se iyo barihinye bavuga ngo iki ngo Mana Prophet Imana ubwo se yitwa Mana ntabwo uri yari Imana rero. Abaho se akora iki?
ni umuprofete nyine byo bigeze gushwana ariko twabaye inshuti abo muntu ngo witwa Manivuga profete Manivuga oya wowe nimba Manivuga rero reka ngiye nkugira inama ugiye kugirwa inama nakarabo kandi ntutera umugeri umwereza iki kiganiro nushaka ukateye akantu kagasikirije hindura iryo zina Manivuga ubwo umuntu arihinnye ubwo umuntu ashatse kurihina yakwita Mana bamwise Manivuga kubera ko ari umuhanuzi nirogo y'igitekerezo cyanjye iroka ikirabira ariko gereka banzunye nunga mikoro ureba ibintu byinshi je nakubita ko nabatanze mu itangazamakuru ntuza kirabiranya naramubwiye nihindura iryo zina rya kirabiranya aranyumvira roki rwose ndagushimira yahinduye kirabiranya naramubwiye ni kirabiranya ni insina ni indwara ijya mu nsina ikazica wowe wica insina wica abantu iki yarabihinduye naramushimiye kimomo rero Manivuga iryo zina barihinnye bakwita Mana ntago uri Imana hindura vuga uti dusenga Imana ivuga we baje barine bavuge dusenga ko se dusenga naryo ubwo yabikuye kuri erega dusenga Imana ivuga kuko ayikunda reka mbashimire cyane ndikumva ngo ariko ntacike intege ntago ndi umwe mu bantu ntago ndi umwe mu bantu barwanya Imana ivuga arangijishije yanze kugira icyo avuga kuri izi mbabazi ntago Imana ivuga mu Rwanda kuri izi mbabazi za Yongwe imbabazi za Yongwe namwe nyuma yo gusaba imbabazi na rundi rubanza rubaho mwaramubariye murabizi Yongwe muramushaka hiki ko byarangiye yegora reka mbanze nkubaze yewe navuze ku ijambo ryitwa biravugwa cyangwa se uko mbibona ko Asiya ari hano mu Rwanda umuryango watoje n'utuye Gaseke niba ari Gaseke hariya hirya ziriya ni imbabazi z'ukuri cyangwa ni igitutu yokeje ese kuki atagiye ngo agende ajye gusanga uriya muryango ye kubikorera kuri yo byanyu nimba mwamwihariye amajambo kara reka nze mite nguhereza nanyibaze umva ukuntu bimeze ariko wowe wakomeje kugira icyo bivugaho nabyumvise uretse nyine ijambo rya nyuma sinajya kuri reka ngira icyo mvuga ceceka mutuze mugende dore impamvu nje buretse leta mva mu kiganiro tunasoza wirogoye umusaza vamo niyo wakivamo ndakibyimbe ibiganiro nkora bigera mu views menshi vamo umva muzehe we Pastor Yongwe Apotre Yongwe zira mbabazi yasabye nizo Madame wa Theogene kuba nta kintu yongeyeho imbabazi yarazimuhaye ni byiza cyane rero mukomerezaho mujye nimukora amakosa mujye musabana imbabazi Imana ibarinde kandi bahumugisha byanzuye nk'umusaza icyo nongeraho cyanyuma no kuvuga ngo aho umupira warengeye niho urengurirwa kuba ataragiye gushaka madamu akaba yaramuvugiye kuri televiziyo akamuvugiraho ibi bakamubabaza ni naho yagombaga guca akajya gusukura ikibuga yari yaranyereje cyangwa se yaranduje kugira ngo abantu benshi nabo hanze babibone yamwegera kandi yari yarabisize kuri kamera abo hanze barabibonye nago byari kuba ngombwa ko babimenya ko yamusabye imbabazi yatabinyuza kuri kamera none saho kugira ngo mujye mwogeza imbabazi mwazagiye mwogeza icyatuma musaba imbabazi nogejwe na Yesu Patri dusengere ndabona Noel yagiye mu kirere Aida tanyira ingabo nyirijuru Mana nyagura ku ngoma haleluya turagushimye turaguhimbaje Mana tugushimye ko watwiciye watwiciye umwaka twarabo gupfa ariko watugeza abo kurama sabiye umugisha abantu badukurikiye abari mu bibazo bano bantu barara ku musambi wacikaguritse Mana bahematera abantu badukurikiye barara kuri matera zashaje ayiwe Mana bahereze matera nziza bano bantu batakigira imyenda yo kwambara mizima bambara imyenda yacikaguritse Uwere mu matiku undi ndabari kunega imisi ngo nanjye ejo bazamwaza numva ngiye buretse mbanze nsenge Mana rero nyirijuru ndagusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe kandi televiziyo ihesha umugisha Noheri Mana ukomeze nawo mugire neza yarashatse kundogoye ariko Mana mbamubwira kugira ngo atuze mbabarire data rero tsabiye umugisha buri muntu wese udukurikiye umuhunda abari bafite ibintu by'abadayimoni babatongereho ndabiburukanyeho mu izina rya Yesu abadayimoni bafite Haleluya urakoze Mana ndagusabye kugira Mana ubabarire jewe Mana ndagukorera kandi nkubaha karaba kw'Imana mu agakiza gafatika Mana ndagushimye rata ko wanyiremeye kandi ukankundukira ku isi ukampa umutima wishimira ngaho shimwa rero Mana urabona ibintu biri hano kuri televiziyo nago byoroshye ndagushimye izina rye rimaze mu izina amen akuze nohe iyo Mana usenga ni senga buta buretse gukoroka Noheri bande senga buta bande tubareze nimero zacu nimero yanjye ni 0780 52
9080. ariko nimero yohereza ngo bamarire 0780 mujyamo kuri YouTube rata mukande subscribe yitwa Tegereza TV. Tegereza TV mugende kuri Tegereza TV mukande subscribe ni munarebe indirimbo za Noheli ni nziza cyane. Nanjye mujye kuri YouTube ndimo ndakora yitwa Monde Stone TV mukore subscribe. Hari na televiziyo yanjye yitwa Karibu Kimana TV iriho imiziki yanjye mukore subscribe. Ukeneye kumpa amafaranga ukeneye kuga amafaranga mungiriye ishyamba ivuyeho. Abashaka kumpa amafaranga mamagara kuri 0786 585 n'abashaka ko mbamamariza abacuruza amasambusa amafarini ibintu byose kila kintu chote